iki cyumba mubona turimo ni umugiraneza wakimpaye wakinteje kubamo, ariko mu buryo turi abantu, uyu muryango turi abantu batanu, ubwo kubamo ntabwo bitworoheye. Ni ukuvuga ngo tubamo turi batatu kuko tutahakwiriwe, abandi bagira neza bamfashije abo bana bakariho bajya kurara. Aba babiri baryama gutya, umwe hano undi hano, nanjye gutya, mbega turacurikirana nko kwa muganga, ko akunda abarwayi baryama kwa muganga. Nibwo buryo turyamamo pe. Ukuvuga ngo ubwo nako ari akazi k'ubukina nkora kwa muganga, nuko ariko mbashije. Ntabwo nabasha gukora kandi kazi. Iyo nza kuba mbashije gukora nk'akandi kazi, mba naragiye kugakora akagira icyo kanyinjiriza, ariko nta kindi nashobora kuba ndi kimuga. Wavunitse umugongo? Wavunitse ute? Waraguye cyangwa byagenze muri jenoside nyine ndi umwana ndi mutoya, birakura nguma ngenda umugongo urya, ndivuza, ndindira nubwo ngiye we Faisal abagira neza baranjyana baramvuza, bavuga ko ari ukuzambaga, ariko nabwo babona ntago byanyorohera, bambaze n'abapararize hose bahita babimbuza, nguma mbaho gutyo mu bumuga mbana nabwo. Nkuko babivuze, ikintu cyo kurya nyine yego turabibona, ako nyine si buri munsi, ako nyine ntabwo nareka kukivuga ko ntabwo turya uko bikwiye. Niba turiye nijoro ubwo saa sita wapi, niba turiye saa sita nijoro wapi, nuko nyine tubayeho. N'ibyo ku ishuri nyine, ikibazo cyo ku ishuri cya minerivare. Birashoboka ku muntu w'umuseribateri ko yakwiyaranja akaryama muri iyi nzu, akabasha kuryama, cyane ko abaseribateri bo batagira ibikoresho byinshi. Ariko ntiwakumva uburyo umuryango w'abantu barenze 2-3 bashobora kuyiryamamo iyi nzu bigashoboka. Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Turaryama tukabyuka tugatembera, akenshi tubyuka dufite ubuzima buzima, dufite impagarike, tubasha kugenda, tubasha kuva mu gace tukajya mu kandi. Turashugurika tukabona ibidutunga, tukabona aho tuba, umunsi ukira undi ukaza, imyaka igahita indi gataha. Muri urwo ruhererekane rw'impinduka z'ibyo byose, ujya wibuka ko iyo wabyutse uri muzima haba hari undi utabashije kubyuka. Iyo ubyutse ugashugurika ukabona icyo urya, wibuka ko hari abandi badafite n'ifunguro nibura ry'umunsi umwe. Kuri bo kubona ifunguro ugasanga bimeze nkaho ari inzozi cyangwa se ari mano. Ibyo niba ubitekereza kandi ukabizirikana, uri umuntu w'i Rwanda, uri umuntu ufite ubumuntu. Ndagusuje kandi ndagushimiye wowe ukunda kandi ukurikira Icyerekezo TV. Nguhaye ikaze mu biganiro bitandukanye tudahema kukugezaho. Nitwa Anastase Nsengumuremyi the Ambassador. Uyu munsi turi mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba. Aho tugeze tuhasanze umuryango. Uyu muryango bigaragara ko ubayeho mu buzima busa naho budasanzwe. Tukihagera baratwakiriye, tubasabye ko badukundira tukaganira nabo kugira ngo batubwire uko babayeho aha tubasanze, kuko ubuzima tubasanzemo burasa naho ari ubuzima budasanzwe, gusa bariho nk'abandi banyarwanda bose, ariko ntibabayeho mu buryo busanzwe kuko ubuzima tubasanzemo burasa n'ubugoranye. Reka tubasabe rero badukundire batuganirize maze batubwire uko babayeho umunsi ku munsi. Reka tubanze tubasabe batwibwira amazina yabo maze dukomeze ikiganiro. Mwaramutse mama? Mwaramutse. Amakuru yanyu? Ni meza. Aha tubasanze ni mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye. Aha ni mu kahe kagari, ni mu uhe mudugudu? Akagari ka Gitwa. Akagari ka Gitwa. Umudugudu? Mudugudu ni Rebero. Rebero. Urakoze cyane. Aha tugusanze rero ni Huba? Niho mba. Aba bana tugusanganye n'abana bawe? N'abanjye. Ndagira ngo nabo batwibwire, ndabona uko biri kose bazi kuvuga, ndagira ngo batwibwire uko bitwa nabo tumenye amazina yabo. Bite byawe? Byiza. Witwa nde? Nitwa Tuyishime Patrick. Tuyishime Patrick. Patrick ufite imyaka ingahe? Imyaka 20. Urakoze cyane. Waramutse nawe? Ngaramutse. Witwa nde? Nitwa Tumurere Claudine. Claudine. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 18. 18. Ufite isoni?
ya nta soni mfite. nta soni ufite ni ukwitonda kw'abakobwa birasanzwe. Reka umwana amakuru yawe Ameza. witwa nde? Namu Fabrice. witwa niyo nkuru Fabrice. ufite imyaka ingahe Fabrice? Mfite umwaka 8. ufite imyaka 8. Urakoze cyane mama. aba bana bose tugusanganye n'abawe? n'abanjye. Yego. Uko bigaragara n'ubundi mu gihagararo uko bagaragara uko barutanwe umuntu ashobora kubyibaza, ariko washobora gusanga turi kubyitiranya cyane cyane ko twe tutabizi. Urabitubwira wowe nk'umubyeyi wabibarutse, tubwire uko bagenda bakurikirana. Tuyishime Patrick niwe mukuru. Yego. Tumure Claudine niwe umukurikira. Umukurikira ntawe bicaranye. Hagakurikira niyo nkuru Fabrice niwe muto. Ubwo bivuze ko ni 4 ariko harimo udahari. Yego, hari udahari. Udahari ni umuhungu cyangwa ni umukobwa? Umuhungu nawe yitwa Tuyisabe Jean Dodier. Tuyisabe Jean Dodier. Uyu ni umuryango wawe w'abana 4? Yego. Aha tugusanze rero, tugusanze uri kumwe nabo aha mu rugo muri iyi nzu. Iyi nzu niyo mubamo? Niho tuba. Yego. Ko tugusanze hano uri kumwe n'abana ariko papa wabo adahari, papa wabo yagiye gushaka ubuzima cyangwa se bimeze bite? Ntabwo tubana, mbarera jyenyine, yabansigiye ari bato cyane. Yabagusigiye ari bato cyane? Fabrice atubwiye ko afite imyaka 8. Ubwo papa we yabasize Fabrice afite nk'imyaka ingahe? N'umwaka umwe. Yari afite nk'umwaka umwe. Bivuze ko umaze imyaka 7 utabana na papa w'abana? Yego. Ndagira ngo utubwire imibereho mubayeho ahantu nyine abana 4 mubana muri iyi nzu bigaragara ko idahagije. Ni icyumba kimwe gitoya cyane uko bigaragara, kuyibamo muri abantu 4 mubikamo n'ibikoresho byanyu biragoye. Ndagira ngo utubwire nyine ubundi mubayeho mutanga. Iki cyumba mubona turimo no mugeneza wakimpaye, wakinteje kubamo. Ariko mu buryo turi abantu, uyu muryango turi abantu 5, ubwo kubamo ntago bitworoheye. No kuvuga ngo tubamo turi 3 kuko tutahakwiriwe, abandi bagira neza bamfashije abo bana bakariho bajya kurara. Oya, ntabwo mbyumvise cyane. Muri umuryango w'abantu abana 4 nawe mama wa 5. Ariko mu by'ukuri uvuze uti kubera ko inzu ari ntoya, kubera ko inzu ari ntoya ntabwo mubasha kuyibamo mwese. N'ibikoresho byanyu hari abana bamwe wacumbikishirije kubagera neza. Yego, abagira neza 2 bamfatiye abo bana 2 bato, niho babasha kurara. Kubera tutahakwira. Ni hafi cyane se ku buryo abo bana baza mugashaka icyo kurya, wenda mukaba mumaze kurya bakabasha kujya kuryama kubagira neza, cyangwa n'ubundi babafasha ibintu byose aho kuba nibibatunga? No kuvuga ngo iyo mbashije kubona ikintu mbonye ndabaha, nabo bagira neza nabo bakamfasha uko bashoboye, bagira icyo basha kubona. Mbega ntabwo baba ari hano umunsi ku munsi, kuko ntabwo mbasha kubona ibihagije uko bwije uko bukeye bya bose. Ntabwo mbasha kubibona mu by'ukuri. Ntabwo mbasha kubibona, mbasha kubona ibyaba 2, abandi nagira icyo nyuzamo gutyo nabona nkabaha, nabo bajya neza bakaguma bakamfasha. Utubwiye ko uko biri kose umaze imyaka igeze muri 7 utabana n'umugabo mwabyaranye aba bana. Aba bana bose bahuje se cyangwa hari ukundi bimeze? Bose bahuje se? Uyu mwana mutoya namubyaye nyuma, ntabwo avukana aba bana. Ntabwo bavukana. Mu by'ukuri nari mbabwiye ngo ni imyaka igeze kuri 7. Mbega nafatiye kuri uyu mwana mutoya, ariko no kuvuga ngo papa w'aba bana agiye we hashize imyaka 15. Uwo mwana mutoya nsigiye ukurikira uyu afite 15 nyine. Afite 15. Uyu mwana namubyaye ukurikira Claudine afite 15. Niwe umugabo yagutaye ufite? Yari afite umwaka. Yagiye afite umwaka, amaze imyaka 15 agiye. 15 mbarera agiye nyine gutya. 15 barera wenyine. Birumvikana ko ari ubuzima butoroshye nk'uko bigaragara. Bakunze b'Icyerekezo TV, uyu muryango
w'uyu mubyeyi n'abo bana. Iki cyumba tubasanzemo babamo ari umuryango ugeze ku bantu 5 nk'uko babitubwiye, n'ubwo yatubwiye ko abagira neza bacumbikiye 2 muri bo. Ni icyumba gifite metero 3 kuri metero n'igice. Ni icyumba gito cyane ku muryango w'abantu 5 kukibamo. Niho babika ibikoresho byabo, ibikapu by'abanyeshuri, imyenda yabo, ibiryamirwa birimo matera ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ntabwo wabyiyumvisha, ubusanzwe tuzi ko umuryango uba ufite ahantu ho kuba, inzu nini ifite ibyumba bitandukanye, cyane cyane ko ari umubyeyi ufite abana b'abahungu n'abakobwa. Birababaje kubireba cyangwa se kubyumva utahibereye, umuntu ashobora kugira ngo ni amakabya nkuru. Gusa nuko bimeze, ntacyo twabahishe. Aha twicaye nicyo cyumba babamo cyonyine, nta kindi cyumba cyangwa se akandi gace nibura na gato twakwita ko ari stoke gahari ko kuba bakwifashisha mu kubikamo ibikoresho byabo. Ndagira ngo dukomeze tuganire nabo. Mama, aba bana uko bigaragara, Patrick, Claudine na Fabrice baracyari mu myaka yo hasi. Uko tubimenyereye mu Rwanda, abana bangana n'abangaba baba bari mu ishuri. Aba bana waba warabashyize mu ishuri nubwo mubaho mu buzima bugoye, ubuzima butakoroheye, wabashije kubajyana ku ishuri ngo bige? Abana bariga, ariko bagiye biga nabi kubera imibereho mibi, kubona icyo kurya bigoye, kubona icyo kwambara bigoye. Nk'uyu mwana mukuru we, uburyo yiga, ajya kwiga ari uko yatiye inkweto, ajya kwiga ari uko yatiye umwenda bagenzi be. Abandi bana baramukunda cyane, agirana imibanire myiza n'abandi bana, bakunda kumutiza ibyo yambara ajya kwiga. N'isengero zitarafungwa no gusenga, akagenda ari uko bamutije umwambaro. Ariko bagakunda kwiga rwose, uko babonye nk'uko kwambara bakagenda bariga. Ariga yiga mu kangahe Patrick? Yiga mu wa 2. Patrick yiga mu wa 2 ahagana he? Kuri Sibutare. Kuri Sibutare. Hariya kuri yari mu mujyi. Urakoze cyane. Na Claudine niho yiga? Claudine niho wiga mu wa kangahe? Niga mu wa 2, nanjye niga kuri Eyeri. Kuri Eyeri. Hanyuma Fabri we wiga he? Karama. Karama na hagana he? Gisagara. Ni Gisagara. None se ubu ko ari muri Huye kandi turi muri Guma mu karere, bivuze ko yavuye mu ishuri se? Oya, ariga. Ariga nuko muri weekend araza. Aba yaje kubareba. Muri weekend ariyizira. Niho yiga mu mwaka wa 3 primaire. Yego. Aba yaje kubasura. Reka nganirize abana nabo batubwire ibijyanye n'imibereho. Reka mpere kuri Patrick. Patrick, biragaragara ko uri umusore ugeze mu myaka yo kuba utangiye gutekereza nawe, cyane cyane ko ubona ubuzima mama wanyu abamo, abareramo, akitanga, kuri ubwaboga kugira ngo mubashe kubona amaramuko. Iyo uri ku ishuri wiga, nubwo byumvikana ko wajya ugira ikibazo cyo kugorwa no kwiga kubera imibereho n'ubuzima butoroshye, ukabusa naho wenda wadindiyemo gake niko navuga. Ariko iyo ureba ubuzima mubayemo, iyo wiga ufite iyihe ntego? Intego njye numva mfite ku giti cyanjye, njye numva ko mfite intego yo kuba aho data wanjye atabaye, njye ngomba kuzahaba, kandi ngomba kugira aho ngeza umubyeyi wanjye n'abankurikira. Ubundi muri njye mba numva yuko nyine ikintu nzakora ningira Imana nyine nkabona ubushobozi, njye mba numva nyine namukura nyine aho ari, nkamuzamura, nkamwubakira. Mbese nyine ibintu ni byinshi cyane, ntabwo nabivamo kabisa, ni byinshi. Muri make ukurikije uburyo mama wanyu yitanga kandi akitanga kugira ngo mubashe kubaho no kuramuka, urumva nawe ufite intego yo kuzamwitura iyo neza n'ubwo bwitange bagaragariza? Yewe nyine Imana ivajije nyine nko ikintu numva mfite intego mfite niyo kuzamwubakira, nkamubwira ati genda wiryamire utuze, ibindi byose ni ibyanjye ngiye bisigaye. Ngiye azaba akiriho nyine. Uracyari muri tronkome, uracyari mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, ariko akenshi abana yamaze kugera muri secondaire aba afite inzozi muri we y'ibyo yifuza kuzageraho. Iyo wiga wumva wifuza kuzaba iki muri wowe?
urebye ubu ngubu ukuntu tumeze sinavuga ngo nzabijye kuko ibintu byose umuntu ubu ngubu arabikora gusa nyine ngewe icyo numva nyine mba numva nazaba umupolisi ariko nabwo nyine kubera ubuzima ndimo mba numva nyine ibintu byose nge ntazi cyangwa nkikora ku giti cyanjye nkishakishiriza nkakora ku giti cyanjye nyine ku buryo namufasha nyine kuko mba ariko nyine cyane cyane mba numva nyine nzajya mu gipolisi ariko nyine ntanikorera nkahiga cyane nshyizeho umwete n'imbaraga. Claudine nawe biragaragara ko uko biri kose iyo ugeze muri segonderi burya uba ufite inzozi n'intumbero y'icyerekezo cy'ubuzima wifuza kuzageramo. Wowe urumva hariya wiga mu wa mbere? niga mu wa mbere. Umwana ungana nawe uri umukobwa ureba uko isi imeze n'ubuzima uko bugoye muri rusange. Uyu munsi iyo urebye uko mubayeho na mama uko yitanga kugira ngo mubashe kubona amaramuko, urumva wowe intumbero ufite kuri we ku buzima bw'umubyeyi wanyu cyangwa se no ku buzima bwanyu muri rusange nka famiye ni iyihe, cyane cyane binyuze mu mashuri cyangwa se mu bumenyi uzakora mu ishuri? njye nyine mba numva intego yanjye bitewe n'uburyo tubayeho n'ukuntu tumeze nyine birambabaza cyane. mba numva nyine ikintu cya mbere nabanza gukora nakubakira mama nyine ibindi bigakomeza nyuma. None muriga uracyane muri tronkomeye ariko n'ubundi inzozi cyangwa se intego y'ubuzima yo ibihari, urumva wifuza kuzabiki? njye mba numva nzaba umuganga binshobokeye nyine ngakomeza kwiga. Urumva wifuza kuzaba umuganga n'ibikunda ugashobora gukomeza kwiga ukarangiza amashuri? n'ibikunda mba numva ari byo bindimo cyane kurusha ibindi. Biragusaba kubishyiramo umuhate rero kugira ngo uzabigereho kuko gushaka ni ugushobora. Ubwo ufite ubushake bizashoboka. Yego. Fabri, bite byawe? meza. Wowe uracyari umwana ariko nawe burya hari ikintu ubutekereza. Uri gutekereza ngo iki wowe mu minsi izaza n'icyo uzafasha mama wawe? Amwubakira. Uzamwubakira. Mwese muzamwubakira se ubwo ayo mazu azayabamo we yose cyangwa nawe ufite n'ikintu uzamukora? Ikintu uzamukorera ni iki? Urumva uzamukorera iki? Amushingira butike. Uzamushingira butike? Butike se uzamushyiramo iki azajya acuruza? Uzamushyiramo iki? Ibintu byose. Ibintu byose. Ubundi yishime amenye ko yabyaye umusore witwa Fabrice. Imana izabigushoboze. Urakoze cyane. Mama reka tugaruke inyuma gatoya ku buzima umbwiye aba bana mubanyemo iyo myaka igeze hafi muri 15. Mu by'ukuri umugabo wawe mwaratandukanye uko byumvikana, imyaka 15 ni myinshi. Ese hari undi mugore yaba yarashatse? Yaramushatse. Mujya mubona nase cyangwa ari ahantu kure ku buryo utajya mubona? Abi Kigali no kuvugana kuri telefone. Ajya kuvugisha? N'abana baravugana. Ariko burya uko biri kose abantu babanye hari uburyo umuntu abazirikanamo undi no kuba kuvugisha byumvikana ko akuzirikana cyangwa se azirikana urubyaro mufitanye. Ndatekereza rero uko biri kose niba muvugana ukamubwira ko abana bakuze, hari n'uburyo umubwira ku mibereho ubayeho cyane cyane ariko iyo abana be mufitanye. Ese mu by'ukuri aho ari we nta kintu ajya atekereza cyangwa se yibaze ko mukeneye kubaho, cyane cyane ko abana ari abanyeshuri bakeneye amakayi, bakeneye kubaho nabo bagatera imbere nyine kandi bafite ubuzima buzima, nta nzara nta bibazo? Nta kintu ajya bitekerezaho kubera kuva yagiye uyu mwana mukuru afite imyaka 4, uriya mukobwa afite 2, uwo wundi we yari afite umwaka, we nta namuzi. Ubwo no kuvuga ngo kuva yagenda nta kintu arabahereza, nta kintu ajya badufasha na kimwe. Uyu muhungu Tuyishime Patrick we no kuvuga ngo nk'ubamaze igihe baranamwirukanye, nta twarabimubwiye ariko nta cyajya bikoraho, nta kwishyura minerivare, nta kohereza icyo barya, nta na kimwe, nta kintu ajya adufasha. Bamwirukanye ku ishuri? Hamaze igihe yiga atarya ku ishuri, baramwirukana, mbura ubushobozi. Ngiye nkora akazi k'ubukina hariya mu bitaro CHB, nkorera 25, amafaranga 25 atazira igihe,
ntabwo abasha kubatunga ngo yishyure n'iyo minerivare. Papa wabo bagira ngo baramubwira nta kintu ajya bafasha na kimwe, ni ukwirwanaho gusa n'abagira neza, nta kindi kintu kidufasha. Papa wabo nta kintu abashije kubafasha na kimwe. Ntabwo ngusubije inyuma, ariko mu by'ukuri ahantu tugusanze biragaragara ko ari inzu, iyi nzu mubamo nubwo ari ntoya ariko ni inzu iri mu gipangu, ni inzu ni ntoya ariko mu by'ukuri ifite uburyo nyine itunganyijemo. Iyi nzu harya ngo mwayibonye mute? No umuntu w'umugiraneza nyiraya mahome iwe yampaye uyu muryango wo kubamo, abonye ubushobozi bwo kwishyura inzu ntabwo mfite, icyo kugaburira abana ntacyo mfite, we angira neza kuko kirambwira ati gira nta mafaranga nkwatse, uzahava Imana yaguhaye ahantu ho kuba. Umva hano hantu ntishyura, ni umugiraneza wahanije nyiraya mazu. Yakugiriye neza guha inzu utishyura. Ahantu muhamaze nk'igihe kingana iki? Imyaka 4. Umaze imyaka 4 muba muri iyi nzu n'umuryango wawe? Yego. Tuhamaze imyaka 4. Imyaka 4 ntabwo ari igihe gitoya. Hanyuma ubwo byumvikane ko mu by'ukuri iyi nzu nyine muyibamo nk'uko wabitubwiye ariyo yonyine mwifashisha. Turi mu bihe by'imvura, ahantu kwatekera ntabwo byoroshye, ari kubera ko ni hatoya, guterekamo imbabura muteka, ndatekereza mukoresha imbabura, ntabwo biba byoroshye kuba wakoresha imbabura mu cyumba kingana gutya. Iyi imvura iguye mutabashije gutekera hanze, ubundi muteka mute? Mufite igikoni? Ntabwo duteka. Iyi imvura iguye ntimuteka? Oya. Turabyihorera, ubwo turaburara iyo tutabonye. Ntabwo twatereka hano ngo bikunde, kuko iyo twinjije amajerekani y'amazi dusafuriya ntabwo naho utereka imbabura, ubwo duhita tubihagarika. Ubu muri make ushatse kuvuga ko hari ibikoresho bimwe na bimwe mu bikoresho mufite hano mu rugo byibereye hanze, mwinjiza mugiye kuryama mumaze kwegeranya? Tubyinjiza tugiye kuryama. Ubwo rero iyo imvura iguye ntabwo tubasha guteka, turabyihorera tukazateka ari uko imvura itaguye ejo. Ariko tuje hakiri ku manywa, ariko jyewe ntabwo numva neza mu by'ukuri ukuntu iyi nzu mubasha kuramburamo matera mukaharyama mukahakwirwa. Ndabona uko biri kose ni metero imwe irengaho akantu gato, na metero wenda 3 ugiye mu burebure. Sinumva ukuntu ahantu mubasha kuharyama mukaramburamo matera mugakwirwa. Nyine ni ku bugenge uko biri kose. Uburyo tubikora nabasobanuriye ko turi abantu 5. Mfite abahungu, mfite umukobwa, nibwo buryo abagira neza bamfashije bantwahira abo bana 2 ngo bajye baharara. Aba 2 baryama gutya, umwe hano undi hano, nanjye gutya, mbega turacurikirana ko kwa muganga, ko akunda abarwayi baryama kwa muganga. Nibwo buryo turyamamo pe. Ntabwo biba byoroshye. None se ubwo ngubwo gihe hari ikindi nibajije. Ikigaragara cyo ubuzima ntibworoshye. Aba bana kujya ku ishuri, ubundi icyo kurya cyo bagenda bariye bigenda bite? Babona icyo kurya wenda iyo bavuye ku ishuri, cyangwa n'ubundi byose si icumbi gusa, n'ubundi ibibazo biracyari urusobe? Ni rimwe na rimwe pe. Gusa n'abana beza, iyo baje kubona icyo babona barakibona, batanakibona ahubwo bakagerageza bakagenda, ariko ntabwo babibona buri gihe. Ntabwo ari buri munsi. Hari ubwo bajya kwiga ntacyo babonye, nagira amahirwe nkabona aho nkuri icyo barya bakarya. Ntabwo ari buri munsi. Ntabwo ari buri munsi babasha kubona ibyo bakeneye. Nk'uko abana babyuka banywa igikoma, babyuka bagira gute. Ntabwo ari buri munsi ko nabona isukari buri munsi yo guteka icyo gikoma. Ni rimwe na rimwe. Ni rimwe na rimwe. Mwese ko hajya habaho gahunda zo gufasha abantu batishoboye, mwebwe nta kintu wenda bajya babagenera cyo kugira ngo mubashe gusunika iminsi, wenda bakagira uburyo babigaho, kubafasha mu mibereho, cyangwa no kuba babashakira icumbi? Ntabwo mwari mwagerageza kumenyekanisha icyo kibazo cyanyu kugira ngo bagire icyo babafasha? Nta muntu urabasha kugerageza gushaka kudufasha. Ngo mbese hari ukuntu gihe ubufasha nabonye mu buzima nagiye mbaho, kuko dukunda kugira n'uburwayi. Yewe ngira ikibazo cyo kurwara umugongo, ngiye mfite umugongo, navunitse muri jenoside. Ubu ni ukuvuga ngo ubwo nako ari akazi k'ubukina nkora kwa muganga, nuko ariko mbashije. Ntabwo nabasha gukora akandi kazi. Iyo nza kuba mbashije gukora nk'akandi kazi,
mba naragiye kugakora akagira icyo kanyinjiriza ariko nta kindi nashobora kubera ndi ikimuga. wavunitse umugongo wavunitse ute waraguye cyangwa byageze Naraguye muri jenoside nyine ndi umwana ndi mutoya birakura nguma ngenda umugongo urya ndivuza ndingera nubwo njya we Faisal abagira neza baranjyana baramvuza bavuga ko ari ukuzambaga ariko nabwo babona ntago byanyorohera bambaze n'abapararize hose bahita babimbuza nguma mbaho gutyo mu bumuga mbana nabwo. Mwarimu mumbarije mutese nta muntu wagerageje gushaka kubafasha ubwo no kuvuga ngo baranyanditse mu bantu bazubakirwa farije ariko ntago birashobora kuza. bakwanditse nka ryari? Hari byabaye muri aya mezi birashize baranditse abantu ariko nta gisubizo turabona cyabyo. N'ikindi gihe cyinshi bakunze kujya batwandika ariko njye ntihagire ikintu mbona. wenda buriya hari igihe bizakunda reka tubyizere uko biri kose ubwo byageze mu buyobozi bwa farije bakaba barakwanditse buriya baracyabyigo baracyabitekera. Nta wundi muntu wageze agerageza gushaka kumfasha n'ibyo bagerageje gutyo ariko nabyo nta kintu ndabona. abo bana se nyine ko muri ubu buzima bugoye basi muricara uko biri kose ni bakuru barumva muricara mukajya inama mukaganira mugatekereza uburyo nk'uko nguko aba muri weekend wenda mugatekereza uburyo mwafatanya gushaka imibereho wenda mukareba ko mwabona amaramuko. Turaganira ariko mu buryo bakiri batoya nta kindi kintu babasha gukora no gutegereza wa mushahara wanjye kuza nta kindi kintu kindi. Ko nzabona wa mushahara y'amafaranga hazazira nabwo akaza nyishyura nk'ahantu nagiye nikopesha nawe ugasanga n'ubundi yanzara irakomeje. Bo ntabwo barabasha kujya gushakashaka. Ariko muri weekend uko biri kose bakagize uburyo bashugurika nyine kugira ngo ubuzima buboneke burya ibintu biba bigoye gusa nanone nyine biragora iyo umuntu akiri umunyeshuri guhita yinjira mu bintu byo gushaka amafaranga bishobora kugira izindi ngaruka ku myigire ye. Ntabwo byoroshye ariko uyu musore abona ko yamaze kuba mukuru amaze kugira ibitekerezo wowe ubona ashaka gushakisha ariko ntabashe kugira ahabona hafatika. Ubona ari rwose n'ubuyeda hari igihe abantu uba usanga basaba nubwo yahoze asaba umuntu hano wubaka ati wampaye akazi nuko ariko ntibibashe gukunda kubera baba bashaka abantu bakuru. Ubuyede bati umwana biramugora ariko aba yagerageje gushaka icyo akora ariko ntibikunde. None se mwebwe mama wowe muri weekend ndabona uba waruhutse ariko mu by'ukuri wambwiye ko nubwo ukora kari akazi k'ubukirina 25,000 bitazira igihe bishobora kumara amezi 2 cyangwa 3 bitari byaza mu by'ukuri ayo n'ubundi kuyasonzana birashoboka cyane. Iyo waruhutse nko muri weekend nta tundi tuntu ujye ushugurika ngo urebe kwenda wabonamo na 500 cyangwa n'igihumbi cyo kurya. N'ubundi nubwo buryo tubayeho iyo mbonye nk'ikiraka cy'igihumbi ndagikora. Iyo nakibonye ndagikora nkagura ikiro cy'ibishyimbo tugateka. Ikiraka cy'igihumbi ibiraka ujye ushakishirizamo ni ibiraka bya bwoko ki? Komesa. Gakomesa nta kindi nabwo ntabwo nshobora gukora ibintu biremereye cyane kubera ikibazo cy'uburwayi mfite bw'umugongo. Nta bintu bikomeye nk'ibyo byo kuvuga ngo ibyo by'ubuyede nge sinshobora kubikora. Nkora ibintu byoroheje bijyanye n'imbaraga zanjye. Ariko iyo mbonye icyo kiraka cyo gufura nzana icyo gihumbi nkabahahira nubwo buryo tubayeho rimwe na rimwe. Uko byumvikana ni ibibazo bitandukanye bishingiye ku mibereho ariko biri mu ngeri nyinshi cyane. Imibereho ijyanye no kubona ifunguro, imibereho yo kubona aho kuba, imibereho ijyanye n'imyigire y'abana, byose ndumva ari uruhurirane rw'ibibazo. Uyu munsi umuntu aramutse abaye uhuye n'umuntu wenda umugira neza cyangwa se ugifite umutima w'umuntu akifuza kuba yagira icyo agufasha, urumva ikintu kibababaje cyane washyira ku isonga kugira ngo wenda kibe cyatangirwa ubufasha cyangwa se ube wagiramo ubwunganizi ni nk'ikihe? Ni ikihe kikubabaje kurenza ibindi? Inzu yo kubamo. Kuko mbonye inzu yo kubamo birumvikana ko nakomeza nkaguma nkashakisha uko n'ubundi kuntu ngoma shakisha. Ariko hano kuba niho wampangayikishije cyane.
n'icyo kurya cya buri munsi kirahangayitse, ariko mbere na mbere aho kuba, kuko uburyo turyama biraduhangayikishije, turyama ducurikiranye, tutabona ahantu dutereka ikintu, iyo mbabura ngo duteke imvura yagwa tukaburara. Kandi impamvu aho kuba ariho hampangayikishije, ahantu nababwiye ko ari umuntu wahantije isaha n'isaha, ashobora no kuvuga ati ndahakeneye, ni urugero. Ashobora no kuvuga ati ndahakeneye, ubwo rero avuze ati ndahakeneye, birumvikana ko nasohoka, ntaho kuba nabona, nta n'amafaranga yo kwishyura nabasha kubona. Ahantu ho kuba niho hampangayikishije, mbonye inzu byafasha. ubonye inzu byagufasha, wenda ibindi wabireba, ariko wabitekereza, ariko ufite aho kuba. Reka twumve n'abana. Patri, mama murabana umunsi ku munsi cyangwa se mubayeho muri famiye ahangaha, mu buzima bwa buri munsi ni ikihe kintu kijya cyumva kiguhangayikishije kurenza ibindi kujyanye n'imibereho ya hano mu rugo? ikintu kimpangayikishije, ikintu cyanye kimpangayikishije cyane nawe yakivuze, ni inzu kabisa. Inzu ni ikintu cya mbere, kuko dufite ahantu tuba natwe twese twahiga, ntabwo twabura, ntabwo bishoboka. Dufite ahantu tuba nta kibazo twagira kabisa, kuko nanjye mfite imbaraga. Ahantu henshi ndahagera, urabona ndi umuhungu nyine, ahantu hose. Nk'ubu dore hari igihe njya nk'ahari mu Rwanda, hari abantu b'inshuti zanjye bakambwira ati nicara, kuko ngenzi ibintu nyine bijyanye n'amashini, nkicara nko muri weekend nkakora gatana nk'ibyo 2 cyangwa 1000. Kurumva nyine dufite ahantu tutanyine tuba, byaba ari akarusho ko nanjye ubwanjye mfite amaboko yo gukora kabisa, kandi no mutwe harafungutse. Claude, wowe se hari akantu ujya ubasha gushakisha wenda ngo ube wabonamo ikintu cyabafasha gusunika iminsi? njye najya ari nyine njye nguma mu rugo, nta kintu njya gukora. None se ni nk'ikihe kintu ubona kibahangayikishije kurenza ibindi? Inzu bayivuze, wenda ntitwigarukeho, ikindi kintu kibahangayikishije kibateye inkeke ku mibereho yanyu? Nyine nk'uko babivuze, ikintu cyo kurya nyine, yego turabibona, ako nyine si buri munsi, ako nyine ntabwo nareka kukivuga ko ntabwo turya uko bikwiye. Niba turiye nijoro ubwo saa sita wapi, niba turiye saa sita nijoro wapi, ni uko nyine tubayeho. N'ibyo ku ishuri nyine, ikibazo cyo ku ishuri cya minerivare, nicyo kibazo. Ibikoresho se byo muba mubifite byuzuye by'ishuri? Ibikoresho byo nyine abagira neza baraduya tugiye ku ishuri, byo ntabwo tujya dupfa kubibura. Ikibazo kiba minerivare. Mukomeze mwihangane, Imana izabafasha. Fabri, wese hari ikibazo ujya ubona kiguhangayikishije kikugoye nk'umuntu w'umwana? Nta kibazo, wowe uri mahoro, ibintu byose bigenda neza? Nta na kimwe wowe ujya ugira cy'ikibazo, byose bigenda neza, nta kibazo? Ni ikihe kibazo gihari? Inzara. Nakunda, ariko uzajya usenga Imana izajya ibafasha. Ujya umenya gusenga? Uzajya usenga Imana izajya ibafasha, ibahe ikibatunga. Ariko njye nashaka ngo mutwereke murambuye nka matera gusa, niba ntacyo bitwaye. Bakunze b'Icyerekezo TV, uyu muryango twasuye w'uyu mubyeyi n'abana bageze muri 4, yatubwiye ko yibana ahangaha nk'uko twamusanze wenyine n'aba bana. Umugabo yarabataye, n'ubuzima butoroshye. Baratwereka hariya uko baba babitse ibikoresho byabo bitandukanye by'ibiryamirwa, matera ndetse n'amashuka. Twakomeje kwibaza uburyo iyi nzu bayibamo. Ni inzu ntoya, utakwiyumvisha ko abantu bayiryamamo bakabikamo n'ibikoresho byabo. Gusa birashoboka ku muntu w'umuseribateri ko yakwiyaranja akaryama muri iyi nzu, akabasha kuryama, cyane ko abaseribateri bo batagira ibikoresho byinshi. Ariko ntiwakumva uburyo umuryango w'abantu barenze 2-3 bashobora kuyiryamamo iyi nzu bigashoboka.
baratwereka uburyo bagerageza gusasa kugira ngo baryame. Iyo igihe cyo kuryama kigeze, bisaba kwigengesera kugira ngo babashe kubona uburyo basasa izo matera ebyiri, hanyuma baratwereka uko bahasasa. Murabona ko mu by'ukuri kuhakirwa bitoroshye. Ni metero ebyiri, nako ntizigezemo, ni metero imwe n'igice kuri 3. Ni uko nguko baharyama. Aho ngaho nibwo, iyo bimaze kugera aho ngaho, ubwo ngubwo niko wa mubyeyi ndetse na hehe angahe n'umusaza wanjye ararangira na mama tukareba ukuntu turara natwe karara yitambitse iyo uriya mwana yaje. ubwo ni ukuvuga ngo uko biri kose muraharyama. Aha hasigaye inyuma y'urugi, ahangaha tuhabika ibyombo biza hano. yego, ahangaha tukahabika amajerekani, amasafuriya nyine, ubwo n'imboga biza ahangaha. hanyuma iyo umuntu akeneye nko gusohoka nijoro, si ubwo biroroha kugira ngo umuntu afungure? Bigarukira nka hano. Iyo umuntu afunguye, iyo harimo ibintu hano inyuma, bigarukira nka hano. Yego. Muri yaranja umuntu ni ukwitwararika kugira ngo wenda hatagira ibimeneka by'umuntu akandagira. ni ukwitwararika nyine, barabimenyereye. Mama, reka tugushimire ko wemeye kutuganiriza kandi dukomeza kukwihanganisha. Ahari Imana irahari n'abagira neza barahari. Abadukurikira bashobora kuzagira icyo batekereje kuri ibi bintu. Mukomeze mwihangane kandi Imana ikomeze barinde. Murakoze. Claudie, bye, Imana barinde. Bye guys, namwe murakoze. Turabashimiye bakunzi b'Icyerekezo TV, mudahwema kutwereka ko mudukunda, mukora subscribe, musangiza ibiganiro byacu inshuti n'abavandimwe. Nimukomeze rero mugire ibihe byiza, mukomeze kugira amahoro. Turabakunda kandi turabifuriza gutunga no gutunganirwa. Murakagira Imana.